Ngiye kwinjira manga ite mfata kamera ajya. Ubona yose live tuza na kamera. Do me way. Do me way. Maswaje mkazi. Kunyura muri utu dukaritsiye dushaka amakuru ahantu hose hari abo turajya tubona batandukanye tubabaza ndabizi ntago ari batwimye izi karitsiye tugiye kuzishaka bakuru kuzarya imanda tugiye kumanuka muri akayira nyine ahangaha tunyurana n'utagiye What? tegura ibikoresho nazo tugiye gufata je ibikoresho ndafite ndi ready uri ready je bahora byese tayi nanjye kanze negure ndeza ndeke kiri mu kazi kirava tugende je ibikoresho mbora mbifite tugende ndendera mu kazi nyine kirava irabiri mu kazi kirava tugiye gufata amakuru ndagasa kambenye funze ubungu ari muri siporo niwe turaheraho naturara duhama fungura bimeze bite wanje ni sawa none se ko ndi wamunteyo bimeze bite kandi mutari mwamenyesheje niba muraza uyu ni umukameraman oya nanjye nabibonye muri mufite kamera mutamenya ko muri abanyamakuru genda umunyamakuru kandi mutanabigeze murabimenyesha nanjye musanze ndi muri siporo televiziyo njye televiziyo dukora nyine n'umunyamakuru Orange na ndi muri siporo ajya nihe televiziyo dukora gisubiranda nje danje no gukamera gusa azi ko numva mutangiye gusigana yawe nta kibazo vugira amahanga ntari mvugire manga no kuvuga ngo ubungu na ndi muri siporo ko nibihemo ari muri corona none se banyira ngo nasubira inyuma nyine muri uyu mudugudu wanyu umubona covid bimeze bite covid nyine turabyirinda nuko na ndi muri siporo subo wajya muri siporo wambaye agapfukamunwa wava muri guma mu rugo oya biragaragara natwe turi mu kazi n'agapfukamunwa twambara oya ariko namwe mwayarenzeho none se ubwo mwebwe akazi mukora katabemera kwambara agapfukamunwa nakahe ntabwo nyine akazi tuba turi gukora kuko tuba turi mu bintu by'ivumbi n'iki twagiye mu byaro gushaka abaturage ngo tubakoreshe interview ni gutyo biba bimeze ivumbi urareze ukuntu biba bimeze ni ukuvuga ngo nanjye mba nibereye muri siporo utuntu tw'iki n'iki nanura ingingo nyine shaka bisha Manigaje amunyamakuru akamera rapfuye ibyo se birandeyo How do we hear this? Nago se ko numva mutangiye gusigana ariko ngiye hari igihe njya n'utuntu ngutu hari igihe nkunda kudutekinika n'ubundi njya n'umupira oya n'utungutu njya nubasha umupira n'utwo njya nubasha ushatse wazana nkakugirira n'ubundi Mwana tungutu watubasha heze kari nje ububise ikibazo nge mba nakibonye rero nta mabuye atarameze neza What? utabanguriye agacupa nawe ndavuga ati nafashe uruni ariko wanze kandi ngiye kujya n'ubundi wanga kunywa inzoga ukanga kunywa inzoga nziza ukajya mu nzagwa ukanga kunywa mitsingi bajya kuguhamba bakayinywera ku kiriyo Jesus is Lord. napfuye mu byo nakore nzakunywa none nawe atakwanga bari Mana tugiye gutana amakuru kuri uriya muntu wanywa inzoga uriya akira mana uriya ni njyewe uramwibariza amakuru bazara wenye n'ubaza amakuru kamwe inuzi usa ubufate amakuru yamwe icupa ntago murebe ko narigezeho turi abanyamakuru nawe bibona naje nabo yambaye neza kamera mwambaye neza abantu mwambaye ucyara abo mwabeka gushyira mirinda ahubwo ndamwanda pfuno munsi acyara amakuru nyine ari gusomaho nibwo amakuru agenda neza n'undi umuntu nkawe ntago wabura kongeramo akira soma aracyara kana manza atanga inzoga ko ndamiye mbese wa muturage ndakuramiye urandamiye neza nanjye ndimo mbabona muri abanyamakuru nanjye ubona nibere hano bari ni ku mucanga undi nako ndi kugacaca mfata akayaga mu ibona nabibonaga abakire bujya babayeho neza nanjye naraharebaga nkatinya ko ngungiye kujya mpaka none se Jesus is Lord. bucya ni sawa ni covid ari ku icupa bimeze neza ariko binabari neza bari wane binabari wane nawe wari ufite icyaka gira ngo imisozi se tuba twagenze
Sereviye ariko ari kurengura kandi ubura akagura cyane. Ndakagura mu kanya. Reka tukwibariza mumbaza ko mumenye ko icyaka kiri go hagati mugo na nane. Nyine buri icyakinzanye nagaruka kunywa kara kavide. Buri hano ukumva nk'akabonye. Nako buriya nshira imbere y'imbavu. None se inanga ariko byagenda. Inana urabona ko nanjye meze neza na wasi. Ufite umugore akarakara none se no kuzaza. Ako abese ko covid yiriho. None kucyunywa inzoga. Ese covid rega covid buriya amabwiza ya covid. Aho usanze ndi njyenyine urumva nawaga gacupa njyenyine nta kabari na utubari ndabizi baradufunze. Ako kugura agacupa kakajyana ahantu kakanywa wenyine ntago byabujijwe. Ese bigeze bafunga inda. None se aha ni iwanyu wabuze kuzayo gatanu kakajyana iwanyu. Ako nandi njyenyine ko natumiye abantu se ngo baze mbahe. Kumaye nkwaho. Nyine yakagara ko umuntu ajya bura bavumva amana. Ibyo ntabwo ari ibintu wakagombye kumbaza. Uri kubaza amenyo y'inko kureba umuntu. Yewe usanze ndi kuyinywa nyine nayinywa. Ahubwo we mbaza ati kuki wenda ari muri covid nukabumaye ugasomaho. Wewe ukabari wegura umunyamakuru urumva nandi kubivuga. Ngaho ukabari we munyabwenge urumva. Kuki usomyeho urigize no kumara inzoga nk'ubu nandimo ninywera kandi uri umunyabwenge kukinywayo gututavuye gucyorezo mavide 19 cyarakaze ateka mbyihora ati mureka nk'inzoga yewe. Je nago nyinywera anzoga yawe. Nago inkwe ucire hasi se. Eka se nayo najyango nyine ureka kuyinywa. Ahantu nagenda se nari inzoga yanjye uguze man. Ushaka kungura inzoga yawe? Bahoretse nyine nzenye kugurira. Urabukoze. Ndabankoze. Cameraman zimyo kamera. Ase cameraman nago wayijimije. Dawe. Babawe. Nyange se kandi. Nibiri cyane mbe na Bonye ndi muvana nyicaye hariya. Bamwaka makuru. Imwinzi yakaka makuru yatwayaje. Turashobora. Katumaze twumve nimbara yaje. Bahizi niba biti nago mbazi. Katumubaza ari yabavuye hamwe. Ndumiwe! Abasore banje rero ngiye guhinga kandi raho none yanjye ngiza n'ibiki muri kunkira imana none bisa Bonde turi abanyamakuru sibyo? Twe dushaka kuduha amakuru ka interview ndabona uvuye guhinga byagendaga ariko Tagenda ariko nta kintu asaidira. Nta kintu wadufasha. Cyaka ikintu kimwe kiracyabaho mugira ngo. Nta kintu cyundi kibaho. Muri make twimwe amakuru. Ntayo naba. Urabakumsa. Murama iki? Utwimwe amakuru. Ntayo ndabaha. Nta kintu cyundi cyo. Nta kintu ntayo nabaha. Utwimwe amakuru. Ntayo ndabaha. None bisiye ntayo ndabaha. Ushaka twimwe amakuru. Abwo yihe nanjye abwo muyiburaho. Nanjye murayibyo. Uzi ko ushaka twimwe amakuru nazo tukwima ubuzima. Ubuzi? Ubuzima. Hande.